umuntu uguhamagara cyane bwije mu gicuku iyi ni red flag yihuta. ankunda se Agukunda dukundana Nyine nta we- kindi kibazo mubonaho usibye icyo kuba ari umukene. yego. tubahaye ikaze uyu munsi mugiye kubana natwe kuri channel yacu ya day to day. Mugomba gukora subscribe, share na like. uno munsi murabana nanjye, amazina yanjye nitwa Nancy, ndi kumwe. Treza. Stay tuned. Mugomba kubana natwe uyu munsi. Dufite aratubwira ibibazo bikurikira: red flag and green flag. Nansi ngiye gutangira nkubaza. Yego, twagiye. Numva icyatsi kugira dusobanure n'abantu. Yego. Urumva icyatsi ni nko kubyemera. Urumva noneho umutuku ni ikintu utemera, Turabihakana. sibyo? Yego. Ni ibibazo byoroshye n'abantu nabo bazatubwira muri comment Zatubwira muri comment ukuntu mubyumva, natwe turababwira uko tubyumva. ikibazo cya mbere, Twagiye. ariko abantu ntibavuge njyewe. Mm. Ikibazo cya mbere, Yego. abahungu banza natwiyegereze tuno tuntu. Yego. Abahungu bafite dread cyangwa basuka, niyo zaba atari dread ari blades basuka. For me, red flag. Ubwo mwabibonye njye ntago Ntago arimo. kubera iki tuzira iki? Kuri njyewe ntekereza ko si ibintu bibi kuko ntawe nabyanjye, ariko kuri njyewe ntago nabikunda, nta nubwo bisa neza. Abahungu basuka rero mpamvu ari red flag kuri njyewe. Ntago ntekereza ko nazasuka ngo nawe asuke. Twese twaba tugiye kuba bibone umwanya wo kujya muri utwo tuntu. Ntago mbibona ko byaba ari sawa. Umwanya wo kujya muri salo nanjye nkajya muri salo. Ubwo barahari n'abameze nkawe. Barahari nabo ndabizi, bagiye barimo bumva ko umuhungu usutse rwose Ngo bagenzi banjye red twabyumvise. flag. Nanjye ndakubaza, umukobwa ubwo n'umukunzi wawe akaba ariko mbivuga, wakundana n'umukobwa ufite best friend? Umukobwa ufite best friend, wapi? Kubera iki? Oya, muri iyi minsi ubundi best friend iyo tubyumvishe mu bisanzwe twumva ko ari umuntu nyine inshuti iri aho magara, ariko muri iki gihe Yego. best friend byabaye urundi rwego, Uruhe rwego? bitewe rero n'ukuntu tubifata. We nabande bifata, we nabande N'abagenzi banjye cyawe nabo barabizi. sibyo, namaje ku giti cye Ku giti cyanjye kumbwira ngo nyine. twebwe Okay, ntacyo ku giti cyanjye, Yego. ubwo ngera Wowe kubwira muri ubwawe, society. wowe Urumva? tuzora. Ku giti cyanjye, Yego. ku giti cyanjye njyewe ntago nakundana n'umukobwa ufite best friend w'umuhungu. Kubera iki? Impamvu ebyiri. Nk'iyo ubajije umuntu ati best friend wawe, urumva akubwira ko ari wa muntu wa mbere Yego. yisanzuraho, Mwisanzura. urumva? Yego. Icya kabiri akaba wa muntu abwira ibintu byose. Ubwo urumva rero niba uwo muntu umukundana afite uwo muntu umeze uko, aba ari umukunzi muri make wa kabiri. ahubwo aba ari uwa mbere wowe uri uwa kabiri. Oya se kandi ntabwo ubwo urumva ko aba yarakwemeye, ntabwo yakwemera ngo ube uwa kabiri. Ntekereza ko waba uri nk'uwa mbere, ahubwo nyine afite n'uwo wa kabiri. Gusa njyewe ni red flag. Ntabwo Yadanje. nakundana n'umuntu ufite best friend. Okay, ikindi kibazo rero, abahungu bambara nk'aba gentleman, Yego. bahora mu dukaruvate, Yego. udutise n'udushati nk'utu twanjye, bataduhinnye ariko nk'uku kwanjye, Ariko batwambara. n'udukaruvate. Aho mfite inota nuko njye nyahina. Nuko usutse.
ni uko agahinnye ni uko usutse. kubera iki se abahungu bameze uko? Icya mbere urumva baba basa neza nyine. icya mbere ubundi umuhungu wiyitaho utavuze ngo uragendera ku myambarire, kuko n'uwaba yambara jeans afite isuku nyine yitayeho, ntabwo navuga ko ari red flag. gusa n'uwo ngo wambara biri gent nyine nabyo ni byiza. yambara amadeshire. oya deshire nanone wapi. okay, ngiye utaye ibintu ngiye kubaza. umukobwa nyine wakundana n'umukobwa ukwiringiye nyine mu buryo bw'amafaranga. ndi kuvuga umukobwa wumva ko uzamukorera buri kimwe, we ntashaka akazi, ntatekereze ikintu yakora cyamuteza imbere cyangwa cyamufasha mu buzima bwa buri munsi, kumva ko akwiringiye nka boyfriend. adashaka gukora se cyangwa ari uko adashaka adafite gukora, akazi? adashaka. ari umunebwe? ashobora kuba atari umunebwe ariko nyine yumva ko ari wowe ugomba kumutunga nka boyfriend. Green flag cyane. biri impamvu. rero abakobwa urumva, abakobwa ubundi ni uturabyo Imana yaduhaye. niyo atakora ubundi abakera nibo babivugaga, abakobwa tuba tugomba kubaha amafaranga ukabitaho. rero abaye adashaka gukora, niba ari umuntu dukundana, ubundi sinkunda abanebwe, ariko niba ari umuntu dukundana we kuyamuha nta kibazo rwose. ni mwabyumvise, mugomba kumugeraho. abantu mutarabona tuzi neza ikintu cyo gukora, nicyo gihe ngo mumugane abafasha. ahubwo umbajije ku kintu cy'amafaranga, nawe ngiye guhita nkubaza ikibazo. umuhungu w'umukene udafite amafaranga, yego, ariko ari umwana mwiza. umuhungu udafite amafaranga ariko ari umwana mwiza. umwana mwiza ni muri za karagiteri mujya mvuga ngo ufite imico myiza, ariko nta mafaranga agira. ankunda se? agukunda dukundana nta kindi kibazo mubonaho usibye icyo kuba ari umukene. yego. for me it's a red flag. kubera I mean green flag. amafaranga we nta kintu akubwiye? yewe amafaranga okay, amafaranga hari icyo avuze ko turakenera mu buzima bwa buri munsi, ariko ntekereza ko niba ugiye gushaka umuntu wenda mukundana, ni uwo mukundana nyine ugukunda, n'amafaranga hari icyo agiramo uruhare muri urwo rukundo rwanyu. ariko mu gihe adahari, ushobora gusanga impamvu wenda akennye ariko atarabona iyo mikorere, ariko wowe bafite icyo ukora, ntekereza ko nta kintu byaba bitwaye. nyine wanamutera kuraje zo gushaka icyo akora, cyangwa nawe ukamufasha nyine muri ibyo ngibyo akeneye. kuko ntabwo ntekereza ko wamwanga ngo kuko akennye, kuko atarabona amafaranga kandi ubizi neza ko agukunda. kuko njye of course ntabwo nkize ngo mvuge ngo yankundiye amafaranga, ubwo nyine yaba yankunze kuko ankunze, rero nta cyambuza kumukunda. ni bake bameze nkawe. turi bake ariko batubwire muri comment batazamura b'umutu. ntabwo nawe umutuku wabura. umuhungu ukennye w'umwana mwiza, ntukennye w'umwana mwiza ariko ni sawa, kuko igihe kiragera akabona amafaranga. icya mbere ni uko aba agukunda, kuko mbaye ndi umukire wenda ntabigiraho ikibazo. avuga ati wasanga ari kunkundira amafaranga yanjye, ariko n'ayo mafaranga ntayahari, ubwo nyine arankunda. twikomereze. gusohokera ku mazi cyangwa ahantu hari natire, muri natire bisanzwe nyine. njyewe buriya rero nkunda amazi cyane. njye nkunda amazi cyane, ahubwo ahantu hatari amazi ntabwo nakunda. njye ni green flag. kubera iki nyine ahantu hatari amazi? njyewe kubera ahantu hari amazi ubundi haba hari umwuka mwiza, kandi nkunda no koga. urabizi se? cyane. ntabwo bizi. urumva, njye nkunda no koga. rero ahantu hari amazi green niho flag. hawe. njyewe ndacyari ku kintu cy'amafaranga. hari icy'amafaranga n'abahungu. oya, impamvu abakobwa n'amafaranga hari ukuntu bijya bihura. birahura, ariko n'abahungu nese hari umuntu udakenera amafaranga?
gusa tuyakeneye kimwe cyane Nshobora- ukeneye kwambara ahubwo nkeneye nshobora kuba kwambara nkurusha none ushobora no kuba undusha rero sinzi impamvu mwumva ko abakobwa n'amafaranga ari ibintu nyine bihura kuko twese amafaranga turayakenera. none iki kibazo cyo ubanza ucyumve neza. Ehe. urumva banza unatwiyegereze kugira utavuga ngo wafashe akatariko. ujya ujya kuri date Yego. cyangwa uzanajyayo niba utarajyayo ntabwo ndajyayo. ubwo uzajyayo. nzajyayo. umuhungu usipendinga amafaranga menshi kuri date. amafaranga menshi kuri date atari mu bindi bintu. Date amafaranga gusa. kuri date ni red flag yigendera. kubera iki? impamvu ari red flag umuntu usipendinga amafaranga menshi kuri date. Mm, Okay, ntekereza ko date ni nyine ni igitekerezo cyiza, urishima nyine muba mwagiye kuganira ukareba aho hantu hashya ibintu nk'ibyo. mm, No umuntu uri busipendinga amafaranga menshi kuri date ntabwo ntekereza ko nyine ari igitekerezo cyiza, aba ari ibintu nabyita nk'iby'umunsi umwe cyangwa ijoro rimwe. kandi abandi bakobwa bavuga ngo tujya muri resitora ihenze cyangwa ahantu aho ariho hose tujya kuri date hahenze nyina nyereke ko ankunda bitewe n'amafaranga ari bukoresha aho hantu. kubera iki we red flag? ariko urukundo n'amafaranga ntabwo umuntu kuguha amafaranga menshi cyangwa kugutaha amafaranga menshi ariyo nzira nziza yo kwereka ko agukunze. ashobora no kuyagutaho ariko atakwitayeho, nyine akabikora kugira ngo agushimishe bitewe n'icyo azi ukunda ariko atari uko agukunze. Okay. ko mbyumva. umuntu uguhamagara cyane bwije mu gicuku, iyi ni red flag yihuta kuko urumva njye reka mpite nanabikubwira njye nkunda kuruhuka kare. kuruhuka. urumva kandi nta nubwo nkunda kuvugira kuri telefone nijoro. ubwo ukunda texting. wenda kwandikira naho ntaribi ariko umuntu umpamagara nijoro cyane ibyo rwose ni red flag. bakubise ntimukamuhamagare amwita Trezor. aha ngiye kukubaza umuhungu Yego. urumva oya ntacyo ngo reka ndeke kukubwira umuhungu reka nkubwire umuntu muri rusange ubwo yaba umuhungu cyangwa umukobwa Yego. niba ari inshuti yawe uha umwanya kukubwira ibintu byashize byarangiye kera. umpa umwanya uha umwanya ibintu byashize byarangiye. aho umuhungu cyangwa umukobwa umuntu ukunda kumbwira ibintu inshuti yawe bisanzwe ukunda kumbwira ibintu byarangiye. story nyine za kera zarangiye. zubaka se story muri rusange yaba ari no kukuganyira ibyacu uko biri kose zishobora kuba zitubaka. ese kubera iki red flag? kubera ko urumva ibintu biba byararangiye n'aho isi bigeze ntekereza ko ubwo bintu byarangiye nta terambere birimo nyine muba mugomba ahubwo gutekereza ku bizaza n'icyo mwakora wenda mugatera imbere apana guha umwanya ibintu byarangiye. hari umuntu uba mugitangira kuganira agahita atangira kukubwira ati njyewe rero kera urumva kera nkiga muri primaire mukarinda mutandukana inkuru zarize urumva ntimuvuge nyine ibyo murimo urumva n'ejo mwahura kubwira ati noneho nibagiye kukubwira umwana wanyicaraga inyuma muri primaire. umukobwa udashaka umurebera muri telefone kuko nanjye yanjye ntiwayirebamo. atubwira impamvu nyine iyo fone yawe si birimo ibiki. oya telefone ariko niyo mpamvu bayita ngendanwa niyo umuntu ku giti cye kereka wenda hari izi ngizi ziri fixe iyo buri wese araza agahamagara ariko niba ari telefone yanjye ngendanwa kandi nawe afitiye kereka wenda ubwo antiye wenda amayinite ngo ahamagare cyangwa ntiye ngo yifotoze
ariko kuvuga wenda ngo agiye muri telefone yanjye ngo agiye ngo muri message cyangwa nigeze kumva ikiganiro urumva ikiganiro cyari gana ari kuvuga ngo ugasanga umuntu umuhaye telefone yawe akubwiye ngo ntizambe ndeba amafoto kuri amafoto byo nta kibazo ariko ugasanga ku bantu batunze ama iPhone barabizi ugasanga agiye muri za ndani muri twa hidden twa dufoto mu byo atagusabiye uburenganzira ugasanga cyangwa ugasanga umusanze muri message za WhatsApp cyangwa yaba afite telefone yawe ugasanga arakubwiye ngo ndabona ngo ntuza yari akwandikiye ngo kanaka ngo muravugana se ngo sinari nzi ko muri inshuti rero aho ngaho yarengereye umukobwa rwose utambaza ngo rebe muri telefone yanjye byo ni green flag. Okay. noneho Nancy nyibwirira umuhungu gusaba amafaranga nkanjye nkagusaba amafaranga onge nsaba amafaranga se atari n'umukunzi juste umuhungu muri rusange sha ntekereza shine red flag yigendera ukabona nka nijoro araguhamagara kubwira ati rero tise nta kibiri wandusha ijambo kibiri ati urebe amazina urumva ati ibaruye kuri ati none akahita akubwira ngo nta n'ubwo imubaruyeho ibaruye kuri kanaka ibaruye kuri sister ibaruye kuri shine red flag yigendera umuhungu nyaka mbese kubera icyo utampa amafaranga kuyaguha okay hari umuntu okay ntabwo avuga ngo sinayamuha birimo aho hagati hari umuntu ushaka kwaka amafaranga ukumva ko nyine ari ikintu cy'ingenzi ashobora kuyakoresha cyangwa ari mu kibazo kiri seri ariko sintekereza ko umuntu dushaka nko kuvugana nk'iminota nka 20 twajya gukupa ukumva aravuze ngo mva se ngo wantije bibiri aho ngaho oya pe mujye munasaba neza bibiri ntabwo ari amafaranga ntabwo ntekereza ko ari amafaranga wavuga ngo ugiye kuyakemuza ikibazo cya 2,000 none ibyo ngibyo ahubwo ituma mbigendana n'ikindi kibazo umuntu wa mudaheruka kuvugana yego mudaheruka kuvugana akakwandikira agiye kukuguza amafaranga cyayo nayo ni red flag bisa kuko ntekereza ko ubaye ukeneye nk'amafaranga kuko twese tugira ibibazo turaguza cyangwa ushobora no gusaba umuntu hari inshuti yawe nyine biterwa no kuba udaheruka kuvugana n'umuntu utazi amakuru ye utazi nimba afite n'ibibazo utazi niba ari na muzima ukibuka kumuvugisha ugiye kumwaka amafaranga ntabwo aba ari byo ushobora no gusanga uri kumwaka amafaranga rega afite ibibazo cyangwa n'uwo munsi murimo yahuye n'ikibazo kitanahuye n'amafaranga cyo mu buzima busanzwe wenda yagize ibyago ahubwo ukamera nk'aho uri kumushinyagurira nyine kuko uba ugomba kubuza amakuru ye mbere yo kugira ngo ugire ikindi kintu wumva wamubwira ba bantu batwandikira hashize abantu mu bagize afiya mukagaruka mu matariki ya mbere y'ukwezi tubaye tubabwiye ngo baragostinga ukazabona baragosta arakwandikira ati se bimeze bite ko twaburanye mwaraburanye waramushatse se cyangwa yaragushatse ngo nta 10k wandusha ubundi akantu ko kuza uvuga ngo twaraburanye ujye ubanza umekinge ashobora kuba umuntu yanagushatse ushobora kuba waramushatse wenyine ariko hagati aho nyine turi kuvuga kuri ibyo by'amafaranga ntago ni red flag pe kuba udari kuvugisha umuntu ukamwandika ugasanga amaze nk'amezi 2 mutavugana ukaza umwandikira umubwira ngo mpa amafaranga ntabwo aba ari byo kuko iyo basi kubuza amakuru ye munavugana niyo byaba atari buri munsi ko byibura muvugana biba bifite sense. Okay. Twagiye ikindi umwana wo mu rugo umwana wo muri ghetto njyewe rero ni red flag kuki ku mukobwa uba muri ghetto. aha red flag gute ku mukobwa ndongenda nayimanitse ahubwo ndabisobanura nyimanitse imanike bakumbe batubwire kuko nk'abakobwa ni abantu ku giti cyanjye abakobwa bajya bavuga ko bashukika byoroshye yego ariko ku mukobwa uba muri ghetto biba bitandukanye n'ubiwabo ubiwabo ari ukuntu aba agifite nyine igitsure cy'ababyeyi ngaho ko gutaha kare ariko umukobwa wo muri ghetto yenda utaha igihe ashakiye yego
hari ukuntu nyine we cya gitsure cyangwa wa murongo w'ababyeyi nyine agera hakawuvamo. Niyo mpamvu rero ku bakobwa bo muri ghetto ni red flag. ariko tukiri aho njye ntabwo ariko sinzi ukuntu ndi kubyumva kuko usanga abantu benshi baba muri ghetto ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko ashaka ubuzima nyine bwo gukora ibyo ashaka nyine bwisanzuye. Tuba dufite impamvu nyinshi tugiye nk'abakobwa muri rusange. n'ubundi uwo murongo awuta nyuma y'impamvu yari afite. oya ariko ntabwo ari burundu rega hari n'abana babiwabo ariko arusha oya nabyo birashoboka. imyitwarire wo muri ghetto rero ntabwo ntekereza ko ari red flag. oya ariko njye ku mukobwa okay, kuri wowe umukobwa uba muri ghetto nutaye iwawe uba muri ghetto ni red flag. okay. noneho okay ntacyo reka dufate urugero uri muri relationship ufite umukunzi sibyo ukajya kuri Instagram y'uwo muhungu mukundana ugasanga 80% by'abana following 80% cyangwa abantu arayikinga amafoto yabo cyangwa uturira bateyeho comment kandi tw'abakobwa gusa. red flag igendera umuhungu uhora update ku bakobwa benshi. se ako umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga ati ndarayikinga iki. ntabwo nakubuza kurakinga cyangwa following cyangwa ngo umufollowing kuri njye ni red flag. icyambere abo bakobwa ntabwo aba ari bu liking amafoto yabo cyangwa ngo abafollowing. akenshi usanga no muri DM abavugisha ushobora gusanga ko gaba atari interese kuri we ariko we nyine abavugisha tu. none se mu gihe izo comment kuri post zawe nawe ziriho nazo yazirayikinze nawe aragufollowing. okay agomba kumfollowing ko turakundana cyangwa agomba kufollowing wenyine. oya abandi agafollowing nyine ariko aho nciye hose Trezor like Trezor ko oya red flag kabisa. ubwo ngubwo babakobwa jya kureba amafoto y'abajama bawe ugasanga yose agiye ata tuntu tw'udukomenti udutima tw'umutuku akakubwira ati se si inshuti. cyangwa ugasanga akunda gupostinga abakobwa buri anniversary nka kane mu cyumweru kane mu cyumweru aba postinga abakobwa bagize anniversary. cyaba red flag no kuri. ese ubwo bamenya ngiye dukundana nduwe niba we yagupostinze gura akamustinga nanjye akamustinga n'undi akamustinga uzamubwire nawe mujye mu celebratinga buri munsi kugira ajya gushyira. ntabwo namubwira kuko ntabwo ariko mbaye ariko ni red flag hagati aho ngaho. ndabizi abantu benshi babyumva nkanjye umuhungu usanga following nk'ibihumbi 2,500 ari abakobwa kandi ari n'abakobwa ayakanifate ajya kuvuga ngo abakobwa ngo batafite ikintu ngo nyine batari inspiration ze ko nibutse ko twese akenshi ku mbuga nta bintu bidasanzwe tuba dushyiraho aba ari amafoto inspiration aba ari nkeya. byumvishe ko kuri we rwose ari red flag. ndigendera umukobwa ugukontorora sasa nkontorora akakubwira ati Trezor sinshaka kugendana na kanaka sinshaka kuzajya uhora uvugana n'uriya mukobwa kandi tugasanga umukobwa murigana murakorana se nyine ni umuntu wa hafi mu buzima bwawe ugasanga umukunzi akakubwira ati sinshaka uriya muntu. ahubwo iyo mbona red flag nini kurushiye kari kumanika idarapo. urumva umukobwa si umukobwa ugukontorora. hari n'ibyo njya numva ugasanga umukobwa nkatwe abahungu benshi usanga bikundira ibintu by'imipira. yego ugasanga arakubwiye ati reka ibintu byo kureba imipira. urumva rero umukobwa ugukontorora kabisa
ni red flag nini cyane ahubwo. oya ugasanga si nk'imipira kuko turabizi ko abahungu benshi niyo yaba nkontorora mu bintu ibyo ari byo byose, ubwo nari nkwaye urugero rw'ikintu runaka yaba nkontororamo. ni ikibazo. Ikintu icyo ari cyo cyose yaba nkontororamo ni red flag cyane. Ngiye kwibariza akabazo gasa nk'akari fani, ako nako n'ubundi ni red flag green flag. umuhungu nyine waminuje nyine ikintu bita amasomo, ugejeje no mu myaka ku buryo kugira azarangize amasomo yashaka kwiga bizagera nko mu myaka 50 akiga. we ariyo afite se cyangwa akiga imyaka 50 kongeraho iyo afite? aribwo nyine azabona digiri ya nyuma yifuza. nawe urakabije nese umuntu yari kwiga iki? hari ukuntu umuntu amasteringa kimwe agahita afata ikindi kugeza ageze mu myaka 50 akiri kwiga, nibwo nyine azumva anyuzwe, amatitire yose yuzuye nyine akavuga ati ni green flag. ndaguha impamvu. icya mbere nyine numva kuri njyewe cyiza ni uko atayigeza ari gupfa ubusa cyangwa ari mu bintu bidafite umumaro. iyo myaka kuyigeza hari amasomo arimo ari kuminuza ni byiza, ariko nanone imyaka yabiri kumusiga aba yari umuntu uri kuyaminuza afite n'ibindi bintu ari gukora ku ruhande nyine, cyangwa tunabana agakomeza akiga ariko tubana. byaba ari sawa. ariko bajya bavuga ko abantu binjiye mu bintu cyane cyangwa birunduriye mu bintu, ubwo urumva nkongo yaba yarirunduriye mu masomo cyane, abura umwanya wenda famiye, urumva cyane cyane nk'umuntu wenda ufatanya ibintu nk'ibyo usanga afite nk'inshingano wenda yigisha aha, urumva kuko aba ari inzobere. rero abenshi bakavuga ati se umuntu abaye umuntu wo mu bitabo cyane, ugasanga abantu benshi baravuga ati rwose iyi ngiyo ni red flag. kubera iki ari green flag? akuburiye uwo mwanya, ugasanga umwanya wose arimo arakavaringa za modire. ntekereza ko abantu bose bize nyine bazi akamaro ko kwiga wabiha agaciro, kuko kuba yabura uwo mwanya famiye ari mu bintu biri buteze imbere umuryango wacu, njyewe n'abana nawe n'igihugu muri rusange, kuko bafite abafasha nyine n'imiryango ye, ibintu nk'ibyo. ntekereza ko bitarimo ikibazo kuko ashobora kubura ariko ngiye nkaba hafi y'abo bana, icyo atabakorera ngiye nkakibakorera, byibura bakavuga ati papa ntitumubona neza ariko mama aduha buri kimwe, adufasha ayo masomo nyine, atugira inama zijyanye n'ibintu byose turimo. ntekereza ko uruhande rumwe rubaye rutaboneka neza ntabwo ngiye byaba ari ikibazo, mbaye mpari ndi bwite kuri izo nshingano. ubwo ngubwo reka niyigire. twari turi muri red flag green flag. nawe udukurikiye baza mugenzi wawe umubaza ati se iki kintu bimeze bite, cyangwa natwe ubwacu tubaze muri komenti. ujye muri komenti batubwire, tubwire uko babyumva, tubaze ubutaha nzagaruka vuga ati watubeshye nyine mutubwire uko abyumva. hari nk'abantu subizaga tukavuga ati ngiye ngo nkunda amazi, akavuga ati rwose ibintu ahubwo byo koga, ati ibintu byo koga wapi, kumva we nyine twikundira ibintu by'ibiti ibintu nk'ibyo, cyangwa zirasije z'amafaranga n'abakunzi, ugasanga hari ubyumva ukundi ukavuga ati ngenda byumva gutya. ukeneye komenti zanyu, ukibuka gukora subscribe, like na share kuri day to day. muzajya mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi.